fasha ariko ugasipotinga yarangiza akongera akavuga munyihanganire nzabaha umwanya nze twicare tuganire nsobanure ibintu neza. tete antete kuri kamera. Yego. Yesu aguha umugisha mureke igende. Uganga ayo mafaranga yesase akanya yisaha birashoboka ko nawe ni umuntu. Ntabwo ndi kumuvugira ariko wenda ni kurwangira uruhande nk'ubu ushobora kununguza amafaranga sinyabone. Yego. Kandi abantu basanzwe bambara amafaranga. We rero yaravuze ati mu buryo bwo kuba wenda adahise abona ayo mafaranga uwo mwanya. Abo bantu wenda bagufasha nawe mu buryo bwo kugira ngo isasi itaba nyinshi bakaba bagusanga ahantu uri. None so ahantu ndi ntabwo hari inzu yarahaye kurangura amakara. Amafaranga yamuhaye kugura amakara ntabwo kuri ubu nzi ngo umubare nangahe kuko nabonaga arangura agashira ejo nkongera nkabona aranguye. Yaranguye mu minsi itarenze nk'itatu. Grace amusengera. Grace yasengeraga uyu mumama. Amuhanurira zo burere mandiko yasi. Zoni la bonne sign contre mando yako. Wowe buretse gatoya. No mudamu niwantera kumamagara. Wowe orohamo uramuhamagara. Tugiye hehe? Mwe murebe itara ntirituzimare gusa. Itara rizimye guteze turakorera no mu gihe abantu barashaka kumva bari. Turajya no muri sa. Satararenga aha. Iki nige ngo tujye duhereza abantu ukuri. Ejo mutazajya hagira ibintu bibaho inyuro kandi yaraje mu byo bwo gufashwa. Giwabwo mutagira ko mwumvikanaho. Dore ikintu kiriho. Baza uve bobo. Mbere yuko nahamagara. Giye uyu mudamu ngize ngo agasaraba. Ugize tawa. Sawa uri tayari? Ubuntu bw'Imana bukomeze bubane namwe mwese ibihe byose kandi mukomeze kugirirwa neza na data twese uri mu ijuru. Ndabakunda cyane rero kandi mbifuriza ibyiza cyane. Nshimiye abadukurikira, nshimiye inzego z'ubuyobozi zihora zitugira inama, nshimiye inshuti zacu ziri mu Rwanda umuntu mu Rwanda rwiyo. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Kuri kamera zacu rero twakiriyeho abagabo babiri. Iyo ndi kumwe n'Ikaze TV Rwanda batwakiriye muri studio zayo. Izi ni studio z'Ikaze TV Rwanda. Nimone no Bresier uzajye mvuga ati ukabona rwa rurabyo twatiriho tugana na Pastor Claude ku byo Dr Murangira aramaze kumuhaho inama. Nuko ubimenya ko byagenze neza cyane. Bobo rero wanze Pastor Claude mikoro. Yesu ashimwe mushumba. Yesu abwe icyubahiro. Uri burungi sebo. Ndi burungi nsanyutse nyokura baraba. Katonda atukoze se byamagiro. Namwe abakoze se byamagiro. Imana idukoresha ibitangazo byayo, namwe kandi bakoreshe ibimenyetso n'ibitangazo. Wamubonye Bobo? Bobo namubonye. Umusaza wa mushuti wawe waraye ukubitiye umuceri hasi mu ijoro ryashize. Musaza we? Musaza we rega. Musaza we? Musaza wa Grace. Ariko uziko ngo bigeze kuba babana. Ntabwo ari bigeze. Barabanye na n'uyu munsi kandi haracyari ibimenyetso byuko Ephraim ataza mu adahari. Oya, yataza mu rugo rwe. Nuko. Bobo umeze gute? Abana ndaho kabisa. Gwe mikoro se cyangwa Pastor Claude aragufasha mikoro? Mujyafasha umwanya ariko. Ese ko mbona atishimye? Bobo ntabwo yishimiye. Uko utishimiye Bobo ntabwo mbona umeze fresh? Oya, meze neza cyane yuko imaze umwanya muri telefone ari ibintu ndebe bigiye kuvugwa kugira ngo umuntu abyegeranya. Cyangwa uri gusaba message yashaka kukubwira ngo bite byawe ko ntacyo wibwira. Ahari ndamusuhuje. Abameze neza cyane. Ari mu Rwanda cyangwa ari mu Rwanda iriye? Aho agomba kuba ari. Ni mu Rwanda ni mu Rwanda rwiye. Aho agomba kuba ari. Sheri ndagushuhuje rata. Ese I love you. Yego ndi kumwe na Bobo Bosco Jean Bosco tuyishime. Umugisha live. Umugisha live rwose. Pastor Claude ubu ni Pastor Claude mushya reba. Reka unambaye agashati keza, cravate nziza. Erega reba itoto. Nyuma y'inama nziza cyane yahawe. Erega ari inyuguti 3 zitiye inka zubaho. 3? Ira ni code. Babwita urubavu. REB. Rano urubavu niko rwitwa. Ushyizeho
shizeho heri ndende yahita iba urwata ruba urubavu. Ribu rero nabo tubasuhuza abari baba badukurikiye mu ma office bari mu ma office bari gushaka abantu bababera abakiriya baba bari kutwumva. Hari muri Pastor Claude ashobora kuza yavamo umukiriya mwiza wabo. Oya. Buri muntu wese ari n'umukandida. Ntabonye ko nabo ngo nje nabitwaga ngo nabanyamategeko ngo baza amategeko ngo n'abaperezida b'imihanda bayikomereje hirya. Cyakoze ndabashigiye ko kurana Rwanda ndabashimiye. Nukuri. Ribo iri mu kazi kandi kugakora neza. Byo rwari igihe baza bakadukiza uko icyadi wenda amabuye bura n'abantu bategura inzira neza ibidusitaza byose bikagenda bikurwaho yanga abana b'Imana batambuke bamerewe neza. Ubu ngubu ari system ngiye nubuye ku giti cyanjye cyo kuzankoresha amakode none ndagira ngo menye MN 128 nimba twongera kurira tukamenya nimba Ribu nayitwanga ariko iradukunda. Dore ukuntu tugiye kubigenza. Ni MN 28. Oya reka gato nkwereke. Urabona Pastor Claude nka hano Pastor Claude ni yitwa Niyonzima Claude. Pastor Niyonzima Claude. Ni Epinich ni NPC NPC kuko igipangu gifite umubare 24 MPC 24 NPC 24 ubwo ariko ngiye no harona haye PM 28 uwo ninde ni PM no ari igihe yariraga ko nyine yanzwe PM usubwo turongera kubona ko na Ribu yangi mwangara PM 28 so tuvuga turaza kuba ko PM amarira nayo ubundi kwibaza amarira ari muri PM Pastor Claude ari nijoro ntabwo azaho tugeze ariko ari tamuneri nabonye hari igitebo wabonye uraye twasoyika n'ubiri inyuma soyika ni mubi cyane noneho PM yajyaga ari rango bari kumwica urubozo sinibaza nawe niba ari buze kuvuga ko Ribu nayo agiye kuba akafata ku mavuta ze ko bimurenganya reka tubize mu mpamahoro PM 28 tumusuhuze ahari mu Rwanda iyo Pastor Claude rero reka ubwo ndaza gukoresha wa mubare n'ubundi NPC 24 NPC 24 turagusuhuje kaze mu kiganiro. NPC murakoze cyane ngo ni NPC NPC ngewe ndi Niyonzima Pastor Niyonzima Pastor NPC Niyonzima Pastor Claude Imana ifite PS ubwo makumyabiri na kane n'umubare wa kino gipangu cyawe murakoze cyane kuko urabona mu Rwanda ibintu byarasobanutse nta rugo rutakigira nimero yego ubu rero no kuvuga ngo ugende K7 ndi PK ndi fasi kwizera nge ndi PK ndajya muvuga nge ndi PK nuko Pastor Claude nishimiye kukwakira rero wowe ko turi kuganira ntabwo ndi bukoresha amakode kirego niyo tuganira handi biremewe ibyo ni by'ubutaha ntabwo ndi butinde kuko Pastor Claude yakoze ikiganiro nari niteguye nari nkiteguye ahubwo nibazaga kizasohokera kuyihe platform usuye Ikaze TV Rwanda iri ku isoko iri kugurishwa $10,000 by'idolari Kaze TV nyuma ya Yongwe TV iri ku isoko nako The Vibe ariko yaje kubona ari umukiriya ahubwo barangurana inzoga bashaka baranguranye na nyirayo inzoga y'inteme se viva mu ntuza ahubwo ni Ikaze TV Rwanda iri ku isoko amadolari $10,000 by'idolari iyi ni inkurero y'Ikaze TV Rwanda kandi ukabirangurana nyirabyo $10,000 by'idolari uzagura hanyuma aya mafaranga yanjye ku buryo yajya abyara inyungu karabaye umuvugizi Grace afatiwe mu bwambuzi bushukana mu diaspora nagiraga ngo tugirane akaganiro katari kanini kandi katari na gato akaganiro katari kanini kandi katari na gato ubwo kameze gute ntabwo tubizi Garase ni ubizi urumva yashaka kumubwira ko ashaka kumuha akanya ariko nyine atari bumutindire buriya uri mu bantu babaye hafi yanjye kandi mu byiza
iyi nkuru yavugaga ku bintu byinshi cyane nabonye birimo amaresi y'amafaranga menshi ntazuba ashobora kuba arenga miliyoni 10. Nabonyemo imishinga y'amakara, nabonye imishinga y'ibitenge, nabonye ibyo gufasha abantu, intebe za plastique zo gukodesha mu bukwe. Yego. Musaza we rero, musaza wande, musaza wa Grace wowe Bobo. Kibye, nose uramuhakanye? Uramwihakanye se? Uri musaza wa Grace? Musaza wa Grace. Uramwihakanye? Komeza. Musaza wa Grace rero nifuje ko twakura muri kino kiganiro ku byo aribyo byose ushobora kuba bifiteho amakuru kugira ngo tumenye se Grace ararengana. Isi ibyaha byose twabonye aregwa ku YouTube agiye atandukanye, umuntu witwa Grace ikibazo kiremereye ni ikihe? Ese ko twabonye bigize ibyaha nabonye Pastor Claude ashobora kuba yanavuzemo akantu karibu, ndavuga nti bino bintu ntago biraza koroha. Nagira ngo manze amenye ikibazo cya Grace n'uyu muntu ubundi kimeze gute, dukura abantu urujijo ko Grace akomeje kugenda agaruka muri ibi bintu. Tumenye Grace ararengana. Ese aba diaspora bataza kubabwira bagiye kuyaba bakaza kubabwira ngo bayabuze, ngo bababuze, aba bo turaza kubashyira mu kiye cyiciro. Nashaka ko tujyana muri uwo mujyo kugira ngo ibintu biryohe neza cyane. Simfite kubisobanura nk'uwakoze inkuru, kuko wakoze inkuru niwe uzi byose, aragira ngo abanza tubwire neza njye menya aho mpera. Pasi yego mushumba Bobo iyi nkuru arayizi kukurusha, aranayizi kundusha utyo. Jewe nayimenye ejo, ariko Bobo ayimaranye amezi n'abataro n'umwaka ayifite. Ahubwo natubwire nyiri inkuru kuva muri Canada bamenyanye bate, bamenyanye ryari? Oya Pastor ko dubundi tutaragira naho ngaho kwa Bobo. Nabanza tubwire we wayikoze uko buryo uyizi jewe wayikoze. Iyi nkuru nyimenya nayimenye kuri Bobo. Ayivuga mu magambo bisanzwe cyangwa mu magambo bisanzwe, ntabwo yayishyize kuri kamera. Yego. Hanyuma iyi nkuru ni umuntu w'umudamu uri mu gihugu cya Canada mu mujyi wa Quebec. Quebec yabonye Grace kuri Grace official channel ya Grace, ngo ari mu rusengero arimo arabyinana n'abakristo mu rusengero, babyinanaga mu cyumba cy'amasengesho. Hanyuma rero ngo agira umutwaro, abaza Grace ngo icyo akora. Grace amubwira ko nta kandi kazi afite, ko ari ugusenga gusa. Aramubaza tese bari abantu musenga bigenda bite, babaho gute ko bifasha bite? Nuko Grace aravuga ati benshi nta kigenda, nta byo bafite, no kurya biba bigoranye, bakizera Imana bagasenga Imana gusa, atariko kandi nuko twizera Imana muri ubwo buryo. Atangira rero atangira kujya mufasha buke buke mu dufaranga. Nyuma yaho rero aza kumubaza ngo nuwe mushinga twakorana ubona ubyara amafaranga ku buryo wajya wunguka, wajya ari umushinga ubona ko wabyara inyungu. Grace ngamuha imishinga, gucuruza amakara, atelier de couture, kudoda nyine umushinga w'ubudozi, hazamo no n'intebe, kuko intebe ngo barazikodeshaga bikabatwara amafaranga menshi mu kwezi. Bityo rero bituma nawe waba umushinga wo gukodesha wo kugura izo ntebe, ku buryo abantu bafite ubukwe cyangwa se amanama cyangwa se bavuga inama, nta manama baho. Ubwo n'abantu benshi ni inama. Abantu bafite inama, sorry, kandi urakoze gukosora. Ubwo rero nuko byagenze. Umudamu ngo aranzika ashyiramo amafaranga. Ahizemo amafaranga, Grace akajya fotora, ngo yifotoreza ku makara y'abandi. Era video twayibonye. Akamubwira ngo dore amakara narayaranguye, dore depo y'amakara. Nyuma yaho bagira kuri gahunda ya atelier de couture. Grace aragenda kodesha n'akazu muri za Waruraza, niba ari za Waruraza iyo ngiyo muri Ngara muri Bumbogo, hafi yaho yakoreraga icyumba cy'amasengesho ndetse nayo makara aho yacururizwaga. Ngo akodeshaho akaryango kitwa atelier de couture. Ngo aragenda areba umuntu umwe muri groupe basenganaga na Grace w'umutayeri ufite imashini yiwe. Ngo aramutira, ngo aramubwira ngo zana iyo mashini nkwereka aho ukorera, hanyuma ngo ari kuzajya kubaza uzajya umubwira ko ari ibyawe. Kubera iki? Kugira ngo kuko bubaba ngo uzajya kubaza uzajya umubwira ko ari ibyawe. Ubwo ngo Grace yashaka kugira ngo ahunge
bitazagaragara ko arimo arakoresha amafaranga ngo yahawe na wa mudamu. Yego. So nyuma ngo hari n'andi mafaranga 150 ngo yaje guhagarara sengahe uwitwa Dani yo kwishyura ubukode bw'inzu, aho Dani n'umugore we ngo bashobora kuba, na Dani yaravuze mu kiganiro bibaye na ngombwa twanamuhamagara kandi ariko kandi ngo Grace ntigeze yaba. Hanyuma rero numva Bobo ibisigaye ariwe wadusangiza iyo nkuru kukayizi kuturusha twese. Yewe tutarajyaho kuko yenda bagiye kuvuga byinshi, nagerageje kuvuga na Grace maza kuri ibyo bintu. Yanze kugikina bitangazaho. Yego. Byinshi cyane. Yavuze ngo ibi bintu agiye kubivugaho byakongera kumukomeretsa ngo tumwigeze bisobanure. Ariko icyo numvishe cyo nuko uyu mugore wo muri Canada abeshya. Ari nayo mpamvu ngo adashaka amazina yatangazwa. Sabwe Pastor Claude ibyo banatangaza amazina yese. Pastor Claude yagiye yakatira. Bobo, ariko iki kibazo kumva ko kimenyekare wanakibwiye Pastor Claude, ubundi urengana ninde? Ayo mafaranga Grace yarahengo yakoresha niyo yakoresha cyangwa uyu ni babantu bajya baha abantu bufasha bagashaka kubateza n'abandi bantu ko babafashije nashora, kuko Grace yambwiye ngo ikintu namwe ati ikintu cyatumye ahomba yarabikoraga n'abakoraga harahari. Yego. Ni bikomere byaturutse ku biganiro canongo imwe yamukozeho byatumye kuyangerega. Oya hari cana imwe ngo hanyuzeho uwo mudamu muri Canada yabonye cyangwa Grace. Bandaza Grace ikintu cyatumye ahomba. Ni ibiganiro byakozwe kuri cano imwe ngo bamusebya bamuharabika bavuga ibyamabuye nabyo wumvise Roger wumvise dosiye Roger ahantu igeze. Roger bya bintu byamabuye yavugaga byari ibinyoma ngo yari yapaka. Haje kumenyekana ariko turaza kubivugira byinshi cyane reka Babo manze mu hakanya kuko ngiye mu kanya ndaza menagura ibizi bitanganda byicaraniye. Urazumenagura amabuye kuko Pastor Claude bakugushije mu mutego mutiriza dashaka ko undi mu YouTube nkawe twubaha utazongera kugwamo kandi Kaze TV turayemera. Wowe wakoze akazi agombaga gukora ariko uyu mugore yagukoresheje amakosa. Niyo mpamvu namwe muri hano kugira ngo mukosore ibyakosamye. Mukorere mu ngata. Kankwere mu ngata Pastor Claude. Iyi nkuru ujye kwihera mu mizi cyane. Mu mizi? Tugiye mugwera mu mizi. Iyi nkuru nayimenye ku itariki 22 z'ukwa 10. 22 z'ukwa 10 uyu munsi turi ku itariki 8. Iyi nkuru ikozwe ni 8 9. Ni 8. Iyi nkuru se? Uyu munsi ni turi ku itariki 9. Tuyikoze ku itariki 9. Itariki 9 yego. Tuyikoze ku 9. 8 harejo. 8 harejo. Yego. Tuyikoze ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11. Yego. Nayimenye saa 3 hafi saa 4 z'ijoro. Ubwo tugiye mu mizi. Saa 4 z'ijoro. Zo kuwa ntago ubwo umunsi mwibukanye ni mufata izo tariki 22 z'ukwa 10 z'ukwa 10 urahita umenya ngo okay nta kibazo dukomeze. Yego. Ni ikiganiro nari maze gukorana n'umudamu umwe ntibuka amazina neza cyane nsubiye mu kiganiro wahariya ikami wazaga wavuganira Grace ku bijyanye n'ibuye ari nawe wabashije guhishura. Oya n'undi mudamu yanakoranya na Justin ariho yabashije guhishura hibuye ryaturutse ririyabuye bivuga ho Roger yarivanye. Akora inkuru avuga ko kubijyanye nibuye Grace abeshyerwa. Nibwo muri iryo joro nahise mpama nandikirwa abangwa amakuru Bobo ntunzi nanjye sinkuzi ariko uwo mugore yakoresha amagambo ntari busome hano wagira ngo mubwire ngo ibyo uvuga ntabyuzi utireka abazi Grace kandi bakoranye bavuge uwariwe kandi nanjye ndimo mureko ububeshyi n'amatiku pe ukuri turakwifitiye n'ibimenyetso. Uti wihaye kuvugira Grace mu mafuti uti nawe nureba nabi uraje uhinduke umunyacyaha. Iyo niyo nyandiko nyimara kubona iyi message byanteye kugira ngo tubashe kuvugana. Twavuganye hafi isaha irenga n'iminota 44 nuba twahere muri ayo masaha tuza nk'abageze hafi saa 6. So
turavugana ambwira uburyo Grace bapanganye imishinga nk'uko Claude abivuze, gerageza no kunyohereza amafoto, ananyoherereza amaresi, yagiye amuheraho amafaranga, anamvuga uburyo yahaye amafaranga 150 Dani, ariko Grace ntagire gute, ntaya mugezeho. Grace ntago nabashije kubona uburyo namuvugisha. Tubibutse ko turi mu mizi ahanga kugira ngo nibaze kumva ukuntu Grace yabeshyewe, yampaye kagushwa mu mutego. Yego, yampaye liste y'ibikoresho, uburyo bagize uburyo bapanze budget yamaye y'imishinga bagiye kugirana. Ubwa mbere bavugana bapanze umushinga w'intebe, ngamugura intebe 80, ariko intebe 80 Grace aragenda avuga mu rusengero ati mushima Imana hari umuntu atuguriye intebe. Ariko izo ntebe 80 zagomba kugira gute, zamaza zikodeshwa, yaba ari Grace yaba n'uwo mubyeyi, tumuhe kode, tumuhe kode kugira ngo bigende neza. Muhe kode ni AP AP ya AP yako yari kamanze ndebe muhe kode neza. Muhe kode neza. Kamanze ko biri kure to ndacyasunika. Zinire siguse to. Resizo. Kamuhe kode. Ejo bitazagira gusa harimo iki. Okay. Ni AM katuhe AM AMC sibwo bivuga Canada. AMC arambwira ati twapanze umushinga wo kugura izo ntebe tuzikodesha. Iyo yabibaraga mu mafaranga uburyo bazajya bazikodesha, bumvaga byibuza ku kwezi atazajya abura nk'ibihumbi 100 ngahe binjiza. Ariko izo ntebe nizo ngeza mu mujyi wa Kigali. Urumva? Ati naje gutegereza ko intebe zigurwa ndaheba, tariko bakazajya bambwira ko intebe zihari zaguzwe. Naje kumenya ukuri nyuma. Grace arongera ati mami nabonye undi mushinga mwiza, tinumva twashinga depo y'amakara. Mushinga mwiza cyane muri Kigali ugenda rwose. Depo y'amakara yaje gushingwa, irakorwa nibyo, hajyamwe abakozi, ariko amafaranga akazajya ategekwa kohererezwa Ephraim umugabo wa Grace. Siyo nkuru wabaye hawe nawe. Amafaranga ya depo y'amakara bacuruje. Yajyaga kwa Ephraim. Yajyaga kwa Ephraim. Arumva? Buryo uzagira umugore. Bigezaho nuko depo y'amakara ngihomba. Ariko ntiyavuga ko yahombye, akamubwira ko ari gukora. Yagize isoni bitewe n'icyari kiyihombeje. Aragira tubwa kabiri ati mami dukomeze twagura umushinga. Ati dushinge atelier y'ubudozi. Yego. Atelier y'ubudozi bamaye budget yayo. So yicaginga gake. Budget yayo nayo ndayifite. Yango tuyimurikira Pastor Claude nawe yanayerekanye. Yaho tumurikira abanyarwanda. Ibikoresho byaguzwe. Harimo imarimo amamashine 2, harimo ibitambaro n'ibitenge n'ibiki ntago twabirondora hano cyetse tufasha amasaha n'amasaha. Ariko nabwo bivugwa ko mfite n'aka video bagarase bari ahantu muri atelier na nuza arimo Ephraim nawe arimo, bikavugwa ko atelier nayo itashinzwe ahubwo yifashishije umuntu basenganaga muri iyo groupe wari ufite atelier, akamutiza ati cyakoze ngo ibitenge n'ibyo yari yararanguye, ariko nta mashini n'imwe yabashije kugira gute kugura. Aha, umubyeyi arambwira ati Grace namuhaye amafaranga ngo agure ibiro kilo 100 cy'ibishyimbo ndetse n'ibigori ngo basheshe, ubundi ngo bagagaburira abantu bo mu rusengero. Yego. Mfite audio abimubaza.
ko bagaburira abantu bo mu rusengero ko bagaburira abantu bo mu rusengero yego amwohereza amafaranga ariko nyuma ngo baza kumubwira ko ibyo biryo bitabonetse ubwo ntabwo nzi uwabimubwiye cyangwa icyatumye baza kubimubwira kirambwira uno muntu uko ni mu kiganiro urumva noneho birangije aje aramubwira ngo yotereye nabwo ntiyashingwa n'ibiryo ngo ntibyatangwa so nyuma yaje kongera aramubara umugabo witwa Dani yaje kuba ari kwa Garase ari nijoro yego ngo ararayo ariko no Dani na Garase bafatikanya kubeshya uwo mudamu ko Dani afite abana 10 yego na Dani nawe yarabyemeye cyangwa kandi Dani barivuganiye kuri telefone bavugana n'uwo mama wo muri Canada ati bana 10 none tugiye kuburara Garase bamwohereje amafaranga ngo 50,000 ngahereze bamwohereje 20,000 ari amafaranga bari bahaye Garase yo kwishyura inzu 150 birangije aramubwira ngo fata 20 ubu bimuhaye amajye kugaburira abana ari nayo kari akave ka audio agize gute aprayinze ati ibi bindi bya Dani tuzabirebera yego bukeye ati Dani abashije gukora iki atashuruje sambusa na capati byagenda amwohereza amafaranga 150 aramubwira ngo uyamere Dani atangire yego ubwo ni mu mizi y'amafaranga Garase yagiye agira gute ahabwa atekereza uko nawe wabibwiye wararuko nguko nanye ndi kubivuga ntacyo turi kubusanyaho yego biza gufata igihe yewe ibintu bishaka byanabaye imbere ya covid umve ko namaze igihe ahari biza kumenyekana nyene ubwo sinzi uburyo uriya mudamu yamenye ko Garase abeshya n'ibiki byose Jesse nabasha kugera kuri Garase uko Garase reka mbivuge ku giti cyane ntago twavuganaga neza na Garase ntabwo mwavuganaga ku buryo wagombaga kugira ibyo umubaza kugira ngo winjire umenye ukuri uhagaze gute yego nyimara kubibona rero ntago ngiye nagomba kubreaking inkuru urumva sinagomba gusohora inkuru ntaravugana nyiri bwite utaravugana na nyiri bwite ngo menye ukuri guhagaze ntasohora igihuha niko kuyibika rero yego Bobo rero pasi ndabona arimo arakemura ibibazo by'umuriro mu rugo iwiwe hanyuma twinjire muri iyi nkuru neza yego nari ndi gusobanura imvana y'aya mafaranga yego wari ukisobanura uracyakomeje oya nasoje wasoje imishinga ni wari bwafashwe n'umudiaspora akaba yakubwira ngo Bobo ndifuza kukugurira amazi fanta cyangwa se mo kimwe nkishyura inzu yego hari uwabikoze ariko n'umwe muri nyawo amaze kubikora hari inyandiko mwagiranye cyangwa yarakubwiye ngo ndaguhaye yaranyohereje hamwe ati ndere mwana wanjye ajya dore aho kujya burare ajya kugura mu bibirayi okay iyo wari bwagiye mu kintu cyitwa ubufatanye uzi ubufatanye icyo ari cyo yego gufatanya ikintu runaka gukorana n'umuntu runaka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi narabikoze kenshi barande hanyuma ntabwo bigize ubundi Garase yakabaye turihaza kwifashisha pasi naza guhuguka mu mwanya aduhamagarire Garase kubera yuko iyo umuntu afatanya n'umuntu hari amasezerano bagirana y'ubufatanye yewe uyu muntu yarampamagaye ambwira ko yaguhaye inkuru iyo nkuru wanga kuyibreakinga yego wabyumvise yego yewe rero kugira ngo nce amazimwe wabyumvise neza utararengaho si uko nanze kuyisohora nabuze ibimenyetso bifatika none se ibimenyetso kandi wari ubifite ibimenyetso rega by'amarasi icyambere umuntu yaguhaye resi yahereyeho amafaranga Garase aguha amajwi Garase avugana n'uwo muntu wabyumvise neza yaguhaye ibimenyetso yaguhaye za Wardurimi yaguhaye za ntuze za Western Union aguha Zaria zasokeyeho amafaranga aguha ama voice aguha ama video y'amakara acuruzwa aguha ama video y'ibitenge n'amamashini ibyo byose ibyo bwabyo byari bigize
ibyo babyita gutara inkuru ariko wari utaragira inkuru nari noneho no kugera ku nkuru reka ryari ngufashe nabuze amasezerano y'ubufatanye aha rero kubera iyo mpamvu nimba nanjye hari uwicara akamwati Bobo nkuguriye amazi yego akandi ngewe wenda sinzi uburyo yahuye na Garaso mu mama sinzi n'ibyo bapangaga nagomba gusohora inkuru gute narabona ikimenyetso kigaragaza ko bafatikanyije ama business cyangwa atamuguriye amazi noneho aha nicyo nari nkinjijemo kubera yuko iyo ugiye kureba usanga urumva iyo ugiye kureba usanga aba diaspora bamwe mu ba diaspora ntabwo ari benshi sina bose turanabashimira harabo dushimira ariko hari nabo twanenga ko natwe baratunenga kuri za kamera siko bimeze se ni gute ushobora guha umuntu ikintu yego jewe hari umudamu wigeze kugira muri covid yego yigeze gufata miliyoni zingahe arambwira ngo ndaguhaye ngo nuwuhe mushinga ubona wakora muri iyi covid wakugira akamaro n'abantu umushinga mbona wanjye ndikira neza no kurangura ibishyimbo urabyumva neza yego kandi ntabwo nanifatanyije nawe ndanamushimira mbikwe ku mutima ndamushimiye mbikwe ku mutima niyo yampamagara sinabura kumwitaba anyandikiye sinzabura kumusubiza kuko afite ahantuma sinzabura kumutumikira kuko ni umuntu w'inyangamugayo ni umuntu ni umwana wo mu bantu wavutse mu bantu ntabwo yavutse mu basaba munyu ni umuntu mbese ubona ko ari umuntu kazi yavutse mu bantu bazima badasaba umunyu arambwira ati singuhaye amafaranga ngo ndagusaba kuzambera umugabo singuhaye amafaranga yego ngo ndagusaba ko hari icyo nzakwishyuza ngo hari icyo nzakwishyuza nyaguhaye nkawe ni wowe uzi icyo ubabaye ni wowe uzi icyo ushaka ko yarambaje atese ari kamera no kugira ikintu wabanza ngo ukore urebe ko hari inyungu yava muzagure kamera mu nyuma cyangwa se na kamera twazaba turayishakisha ikaboneka urumva ari iki nabwo ndigenda ndumva muri covid ibyo kurya ndabona bigezweho ari byo birimo biragurwa ndumva narangura ibishyimbo mfata fuso y'umugabo wa Karuruma wajyaga akunda kujya kurangura ibishyimbo za Mimuri Nyagatare akajya za Nyanza mu majyepfo za Bugesera za Ruhuha za Batima za Kibungo za Sake Gafunzo hose za Ruhengeri za Gicumbi hose akura ibishyimbo arangura ibishyimbo akaza akongera akabiranguza mutuma toni zigeze muri zingahe ibishyimbo cyakoza byaje kumfira ubusa byaje kumanuka bisubira ku mafaranga nabiranguriyeho ndavuga naho kugira ngo bimfire ubusa reka mbisubize nta kundi ku giciro nari nabifatiyeho rimwe ntangira kugenda bishakira amasoko zabatsinda nkapakira imodoka nkajyana ibindi bishakira amasoko za Zindiro ibintu nk'ibyo ariko urumva uko byasa kose yambereye inyangamugayo wabyumvise neza ntabwo yavuze ngo ndi umusaba munyu iwacu twavutse dusaba umunyu ngo dore byagenze gutya ibintu nk'ibyo rero niba uhaye umuntu ikintu ngo murafatanya ubufatanye wabyumvise neza mugirana amasezerano hari amasezerano mugirana cyangwa ugafata umuntu hirya wundi ati ndabigushinze ndashaka kuguhuza n'umuntu runaka yego genda ukurikirane ndagira ngo ukurikirane inyungu zanjye ugira amasezerano ujyana n'umuntu runaka mu cyimbo cyanjye kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza gusa nanone abantu batumva ko turi gutera amabuye mu diaspora nabwo birashoboka ko byaba byarabayeho bishoboka bite uretse se nkubwire urugero uretse nkubwire uyu mwanya ngiyeyo ku giti cyanjye kuba nta muntu tutaramenya Garaso uko atekereza n'icyo abivugaho kuko njye sindavugana na Garaso genda biha 50% n'andi 50%. Ese Bobo uretse gatoya ko tubonye amaresi ya Western Union samaresi yohererejwe muri Canada ubu yarananiwe kubwira Garaso ngo nka Ingabire emerita wowe Garaso fata urupapuro wandike uti jewe kanaka ngiranye amasezerano na runaka uba mu gihugu cya Canada ko tugiye gukorana ubufatanye bwo gucuruza business mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bikagenda yarananiwe kumubwira Garaso ngo kora urwandiko runo nyine impamvu cyatse niba wavuganye na Garaso
kuba ntaravugana na Garase ntago natera amabuye Garase cyane ntera amabuye uriya mudamu kubera nyine nanjye ni turimo turashakira hamwe turimo turashakira hamwe Garase yafashijwe nkuko abandi bantu bafasha ntago tubizi uko ntacyo aratubwira ariko bazurekeze twabonye ibimenyetso bigaragaza ko yakiriye amafaranga ariko nta bimenyetso twahawe byuko Garase yagiranye amasezerano y'ubufatanye n'uriya mudiaspora ariko no hariho n'amabije banza umvise kugeza uyu munsi abafashe amafaranga bagaha abantu za Warudu Limit nanjye barayamaye benshi nawe barayaguhaye bose hari ubufatanye mwagiranye n'abantu naka kaboko nakaguriwe nabo bas Imana ibaha umugisha ababigizemo uruhare bose Imana ibaha waje hano nabaga mu rugara n'umugabo twasengana waje mu rugano nabaga banza wumve rero sasa jewe umuntu ampa ibi bintu wabyumvise neza Garase hari uburyo umuntu Garase numve neza nyine turi hose turi ahane byo nakubwiraga turi hose ariko kandi kuko hano nimba hari inyandiko wenda zigaragaza ibi gikoresho bizagurwa urumva wana Califord igaragaza ko ayaramuhaye budget bigiye gukorwa baza wumve se wenda wasanga umva bobo uyu mudamu mu diaspora wa Quebec yabonye Garase azenguruka ku ruhimbi yizengurutsa abyinira Imana aramubaza ngo ukora iki mu buzima busanzwe Garase amubwira ngo sifite akandi kazi nkora aramubwira ngo ndashaka kukuremera niki wumva cyagufasha cyatuma ukora umurimo w'Imana n'ubuzima yarameye ahubwo ikintu ngiye kongeraho hano uyu mudamu kuko mwe muvugana na Garase nanjye simvugana nawe nanjye simvugana na Garase nanjye simvugana nawe wabyumvise neza nanjye simvugana na Garase ariko amakuru namenye maze kwitegereza nkirebera jewe yaramushatse kumuhindura ubuzima Garase inkuru ziwe na Ephraim zita zizamuka social media zitwika Garase hanyuma Garase abura icyo afata n'icyarika wabyumvise neza ndadras kubamagara uyu mudamu yaramaze igihe kinini mu bitaro yitwa Mwisarya ni CM ni mwe ni muvuga umudamu wo muri Canada mwe muvuga umudamu wo muri Canada turakoresha code zacu dutangira tumenyere bino bintu yewe baza uve ye yambwiye ngo yampaye inkuru ngo ibindi ntibimureba niko yakubwiye niko yambwiye je niko yambwiye oya turamuvuga none niba ni waguye inkuru n'ibindi yambwiye ngo naguhaye inkuru ibindi ngo nawe uzunguka ibindi ntibindi ngo nawe uzunguka message we yashatse ge kunkoresha ndamubwira ngo giye kugira ngo nkoreshe turajya mu biciro turagura wabyumvise neza kuko icyambere sinshobora kuva hano ngo njye mu murenge wa Bumbogo uko se ibihumbi 70 bya essence nanywa tureke nibyo ngibyo nk'umunyamakuru ugomba gukora inkuru z'ibintu detail kuko uyu mudamu hari ikintu atakubwiye ajya kumenyana na mama na Grace bahuye bati yamubenye kuri YouTube anyurwa n'uburyo akora umurimo w'Imana umudamu yari amaze igihe kinini arwaye Grace amusengera Grace yasengeraga uyu mumama amuhanurira zobrere mandiko ya Zoni la bonne sign contre mando yako wowe buretse gatoya no mudamu ni wantera kumamagara oya urohamo uramuhamagara tugiye hehe mwe murebe itara ntirituzimare gusa itara rizimye guteze turakorera no mu gihe abantu barashaka kumva bari turajya no muri sa atararenga aha iki nige ngo tujye duhereza abantu kuri ejo mutazajya hagira ibintu bibaho inyuro kandi yaraje mu byo bwo gufashwa giwabwo mutagira ko mwumvikanaho dore ikintu kiriho baza uve bobo mbere yuko nahamagara jewe uyu mudamu ngize ngo agasaraba ugize tawa none se why kubera umuntu yarafashije nibyo koko yagize umutima mwiza tuye tubwizanye ukuri icyambere jewe namusabye ibizibiti arabibura agwa maresi n'amanuzi byuko bagiranye ubufatanye na Garase nibyo koko yahaye amafaranga Garase turanabibona sibyo ibimenyetso yuko yahaye amafaranga Garase Ingabire Emerita turabibona nibyo koko ariko Ingabire Emerita yarayoboye ministeri cyumba cy'amasengesho kiza gufungwa mu nsengero zitujuje ibisabwa aho Garase yakoreraga byagaragaye ko atujuje ibisabwa ariko kandi abantu bafite abasponso bose bazajya babwira abantu ngo bafatanyije ibikorwa runaka niba mufatanyije ibikorwa erega na ribu n'ubugeze cyabugendera ku bimenyetso hari umuntu pastor akoreza gato maze ngubwire umuntu umwe ufite reka nere kubitindo yewe nshinjuye Garase ngewe ikizanzanga umutima hari umuntu umwe yigize kugira gutya baza wumve hari umusore umwe hano i Kigali yagize gutya amenyana n'umuntu muri uburyo nk'ubwo bwa Grace umuntu kubera kumwishimira aravuga ati okay ndashaka gukoreraho umugisha ntazamuga ati nta kibazo
ese ari amafaranga ntabwo ukishakira cyangwa se ikintu nk'iki bigende gute undi aravuga ati kugira ngo amafaranga yenda ashobora no kutayakoresha n'ibindi nk'ibyo ngibyo ngurira ririya kote yego urumva uyu warashaka iki uyu muntu ninde uyu muvuga oya ntabwo twamuvuga kirazira umusozi w'ibyiringiro urahita umubona Robo Sataka ya Shekotike yego aramubwira ati nguriza ririya kote rya kote undi arifata rishyira mu iposita rigera i Nyarugenge yego undi akimara kuryakira tere ko buriya rero naranagukunze wambera umugabo undi aramubwira ati rero hejuru y'ikote ni gutyo ni urugero navuze ndashobora ko ari n'ivatiri yamwoherereje reka rero ni imodoka yamwoherereje yego mwohereza akavatiri rwose gaciriritse ariko keza gukatamo i Kigali umuhungu akimara kudekarara amajerwa n'ibiki byose ndaramubwira ati ariko burya ndashaka ko tubana ndaramubwira se ko mbona bitashoboka bitewe n'impamvu ABCD undi aramubwira ni rero niba wanze ko tubana uransubiza ibyanjye uransubiza imodoka yanjye ni nka cya cyobo cyitwa ngo usubizeho umvange undi aramubwira se yari inkwano cyari ikiguzi cyari iki undi aramubwira ngo niba wanze ko tubana uransubiza ibyanjye cyangwa njye nkutaraga ku ma YouTube undi aramubwira ati gerageza agiye kugerageza ku ma YouTube yakubita ku ya mbere akambwira si ibyo bintu kumva nyine ni ibintu biraho ngo bitavamo inkuru umuntu wese ari umuntu uzwi kubera ibyo kuvamo inkuru undi amugira inama yo kujya kuri RIB uwakiri ajya muri RIB ngo agiye kurega undi aramubwira se wayimuhaye ujya kumuha iyo modoka donc yarayikubwiye ngo yingurire nzagira shaka ibintu wamwohereje ubundi RIB ishaka ibimenyetso niba ari impano wamuhaye uje kubiregiramo iki mu rukiko ntiyatsinda ukuri bamuhindura agashwari gutyo urumva baramushwaza rwose abura imishwaro ashwiragira agenda umuhungu i Nyarugenge n'ubu ngubu aracyagakatamo bomba agenda n'ibirenge sasa uyu mama muri Canada Grace yasengerwaga na Grace yajoninze timu ya Grace uko bonaga basenga asaba nk'umuyobozi Grace nabe bajye basenga na Grace agafata n'umwanya wihariye urumva abonye mu diaspora nyine akabona atanyizanye ukuri umwanya amuhatation umuntu bagashaka gufasha no mu rusengero Grace amuhatation Grace n'ibintu byose yajyaga akora yaguhaye ibyiwe ariko Grace nawe naza nibye uraza ahita ahinduka iki jewe nambere oya nanjye niyo mpamvu navuze ngo uyu mwanya ntaho ndahagarara kubera iki Grace ntago turavugana ngo tumenye ibyo afite wanasanga Grace afite ibyashyirishamo uriye kurusha umukobwa mukuru witwa Edis afite umwana witwa Edis azi ubwenge ahangaha ni Nyarugenge amugani mwebwe mo navugana namuze nawe dore twaye ese nawize umubona afite arajyaga mukoresha ibiganiro cyo kuri YouTube ya Vitali namuze nawe dore ntago nkivugana nawe kana gatoya kazi Bibiliya mu mutwe akana kitwe disa kinzo bukuntu wewe none ubwo no pastor yarakibirinduye se oya yarakibirinduye rega n'umwana wangire ngo ni nkwa kabiri umwana w'umukobwa witwa Edis yarakibirinduye ariko nagaruka azi Bibiliya mu mutwe mama se Edis akwatitaba yarakibirinduye akicara hejuru oya kakajwi gasaraye niko shaka baririmba hayibe akura mwana ndamukumbuye akura mudamba yabyaye abatumishi akura mwana wa yarakibinone ntago ari wa Grace abyara ni umukristo kuko ne ura mwana igeze kumukoraho inkuru ubwo yaratangiye kuza kuri social media kuko Edisa yaba ari muto yakururiye kandi bari mu kamahamagare bwa nyuma ariko no buhamagara muri Canada tumuhata ibibazo muhamagare kandi natatwitaba natembera kuza muri kamera atoke kure subo ntibagizera kumanywa oya kubwira sabe tuganja ari Quebec yego pastor yego ubu Quebec kubungu
ariko aka kanya twe hano turi saa 4:51 z'umugoroba yego bo bari saa 5:51 z'igitondo ari mu kazi ntabwo muhamagaye uramukubye ongera kugira ngo njye na kuri gutitira oya nta kibazo mfite yaranyandikiye message ngo nimuhamagare umuntu uri gushakisha Canada reka njye ngiye wewe bushyizeho garasi Gasabo yego Agripine dushyireho kuri izina baryumvise Agripine ngo na Agripine Allo mwiriwe neza mutumishi wa Mungu uriwe neza muhanuzi rero w'Imana nguhamagaye ndi mu kiganiro wihangane sinjya nkunda kuguhamagara ariko ubu ndaguhamagaye wampa umunota umwe byibuze nkakubaza umwanya ndashaka kumenya umumama witwa Agripine Canada uramuzi cyaba nyihanganira ko umva none ahantu afite umwanya ko wumva ko mfite hari abantu turi kumwe yaduhaye umwanya tugashyira uko natwe turi abantu grace oya yenda reka gatoya time respect tumuhamagaye tutamuteguje turamutunguye yarafite umva ko namamaga inshuro zigeze kuri 3 none gato yenda uramuzi se byibuze ndamuzi ibintu ari kuvuga ko wamwibiye amafaranga kandi bimwe bikaza bivuga ko yari umuntu usapotinga umurimo w'Imana akaba ari kwibyazamo ngo wamuririye amafaranga nibyo sibyo tubigambeho ki urumva mu by'ukuri ko hari abantu turi kumwe hari abashyitsi mfite ariko nahise nimba umuntu agufasha ariko ugasipotinga yarangiza akongera akavuga munyihanganire nzabaha umwanya nze twicare tuganire nsobanure ibintu neza tete antete kuri kamera yego yasaguha umugisha mureke igendere Agripine rero yaracanganyukiwe biragaragara yuko baza uve uyu gufasha umuntu ntabwo bivuze ko muba mufatanyije igikorwa waje kumenya ukuri wabyumvise Bobo natangiye mvuga ngo ushobora gusanga uyu umugore wo muri Canada yarabonye garasi akamusapotinga yarangiza akishimira ibikorwa akora yarangiza akavuga ati urumva wakora iki garasi akaba yamubwira ati ndumva ashaka gukora iki ngiki rero urumva ubwo yoherezaga ibi nta nyungu kuko urumva none se niba turimo turabona abantu bariwe amafaranga batanga ibirego muri ribu yahagurutse irimo irafasha abantu ngo ifata abantu ngo abantu biheshe ibintu by'abandi bakoresheje uburiganya kubera iyo uhaye umuntu ikintu mu bufatanye hari amasezerano y'ubufatanye agomba kuba abigaragaza siko bimeze rero niba nta masezerano y'ubufatanye turimo turabona kuri Agripine n'uyu mudamu Emerita Ingabire Grace bivuze iki yaramufashije kumufasha ntibikuraho ko kumufasha ntibivuze ko bagiranye ubufatanye ahubwo sinzi niba uyu mugore nta mugabo agira akaba Garasi yari yamwijeje kazamuhe frame w'umwenjeniyeri bikaba byararangiye Garasi atwaye ntuze ngo ngwiki umba point pasta Claude ashyizemo akaba yari passe none urumva ngo niba yarakundaga frame yize ko frame azamuha pasta akabona ngo Garasi ayiye gukoneye frame asambwa turansubiza ibyaje nagufasha oya tuye twizanye ukuri none se ni gute wafasha umuntu niba yarahaye Grace arimo aramufasha akaba atangiye kubindura ko ari byo yamuhaye ngo akoreshe akaba yarabirigije muri business mu yandi magambo ariko ndari kibazo ntabajije agaragaza ko Garasi yari umukozi wakonyoka mu cyatsi kamubaza ibya Dani akazabidusobanurira yatuye ko azaduha ikiganiro tete antete kuri kamera Dani telefone Dani niwe muvugizi na Tanzania telefone niwe muvugizi wa Grace se uwo nguwo muri cyangwa Dani muhamagara Dani surasanga atari mu byuma ubu ngubu ntiyagwiriranye kandi ari umukozi w'Imana bashingiye business uzaza nkwereka amafoto sinjya nivanga mu by'amayoga Kaza TV iratwitse n'isaha imwe 5,000 oya nawe ntukongere cyahoze ni nk'icyangahe ari umunsi nakoze ikiganiro mu isaha imwe ngira pasi ni nk'icyangahe 12 mvyo ndibo wishyiramo Medina Rayira muri twarayira ko yamambaga yashaka iki Rayira so rukundo ni rwogera Rayira wayiza sho ariko mweza se sibayima ntago Dani yitabye ariko wowe wamwitaba mbaza nitabira Rayira
ubimubaza hose waracyagize si makire kuri makire se ubundi birasabira Dani rero ntago yitabye Claude tumuduhamagarire katwumve Raila nge twararakaranyije ngo nanze kujya kubakorera ubuvugizi Kantagari Magire ndabona atagize reka tuhamagare n'ubundi content tunariho ntabwo ari yuyu Dani kuko umva Dani yeze uyu mwanya niwe muvugizi w'umunyakanada ntihazamo ya ndirimbo buretse gushyira sinzi uko ubigenza ariko ubwo nyine muri edit mwimenye Katitaba yagiye muri gahunda z'akazi ariko wongera uhamagare muri Canada twumve umanika agati wicaye wajya ku kamanuro ugahaguruka umugani w'ikinyarwanda hari umuntu witwa Roger ngo ntakiri mu Rwanda Roger nawe ari kuduha inkuru y'amakara Roger umugore bagiye kubaramutwaye umugore wa Roger bamutwaye he arimo arategura urundi rugo umugore wa Roger baramutwaye umugore wa Roger wa wundi wakanyinya mwe Pastor Claude y'icajanga yahaye yamaje kubitangaza mwe Pastor Claude yahaye murundo w'amafaranga yamaje kubitangaza ko afite undi mufiance atakiri kumwe na Roger nta divorce bafitanye ariko Roger nawe yataye urugo ayo nta yandi makuru kwa Garasa nyine ni n'umuriro w'uruhererekane kandi hose Garasa agenda zamo kandi Garasa ari we wungaga abandi Allo Dani uraho neza karame uraho neza amakuru agahuga huye n'umunyotsi ni Pastor Claude ndi mu kiganiro ku Ikaze TV Rwanda Impanuro TV na Umuvugizi TV yego ndi kumwe na Bobo mu kiganiro twicaye muri kamera twembi yego Impanuro TV Pasi Kwizera Jean Pacifique w'Impanuro umunyamakuru w'Impanuro niwe urimo aratubaza yego ikibazo cya mbere nahaswe ibibazo nanjye ndavuga ngo ndifuza kuza kubikubaza wowe ubwawe yego muri kiganiro nahaswe ibibazo bivuga ngo mbese Dani ari amakara yaraye Garase ntiyaraye Garase aha kandi uvuga ukuri nk'umukristo wamenye Kristo Yesu ari amakara kandi ukuri kuzuye apana uca ku ruhande ngo yaburetse ureka Danavuga yego ari amakara twebwe twari tuzi neza ko ari aya Garasa yego tukaba tuzi ko wenda n'ayo mamashini ari tuzi neza ko ibya Garasa reka duhere ku makara amakara Garase ni Garase wayaranguye yatubwiraga ko iriya yashinze y'amakara oya ndavuga amakara nyirizina Garase yaranguye depo y'amakara yaranguye depo y'amakara Garase aha hanyuma yaho arongera kodesha inzu yatoriye yo kudoderamo yego hanyuma yaho intebe harizo yakodesheje intebe harizo yaguze oya nta ntebe nimwe yigeze agura nta ntebe yigeze agura hanyuma mwebwe mubona atelier doctire mwayitaga iya Garase hanyuma mubona depo y'amakara muyibona ko ari iya Garase byari ibya Garase koko mwaje kubwirwa n'iki ko amafaranga atari aya Garase kugira ngo tumenye ko amafaranga atari aya Garase niko kwa kuvuga ngo mbonye nomero y'ura muntu wo hanze yego amakuru yose nagiye nyamenya twagiye tuyamenya kubera kubona nomero y'ura muntu wo hanze nawe twihera amakuru abaha amakuru ameze ate rero we
yaduhaga na video yamwoherezaga Garasi yamwoherezaga oya uriya muntu izo nimero wanjye wazikuye yamwoherezaga ubundi ko ari aho ngaho muhera kugira ngo ubone nimero ya Agripine wayibonye harya yitwa Agripi yitwa Agripine ya urakoze cyane kugira ngo ubone nimero ya Agripine wayibonye ute rero urumva navuga ngo byambereye nk'umugisha ukomeye kuko najyaga nifuza kuyibona noneho kugira ngo nyibone ni kiriya kiganiro uwase yagiye gusohora kuri Zaburishya avuga ko Roger yamuteye inda ko babyaranye umwana na Roger aho yavuga ko Roger babyaranye umwana urumva Agripine yari amaze igihe ahamagaragara yose ntamwitabe akajya amuvuga ati byanze bikunze nzamenya amakuru y'amakara aho yagiye akongera akamuvuga ati nzamenya amakuru y'iyo toruye nzamenya amakuru y'izo mashini byose hanyuma Dani Agripine akubwira ngo amakara depo y'amakara yagura ko yahaye amafaranga angahe Garase yo kugira ngo arangure depo y'amakara yari yahaye Garase amafaranga angahe yo kugira ngo arangure depo y'amakara amafaranga yamuhaye kurangura amakara amafaranga yamuhaye kugura amakara ntabwo kuri ubu nzi ngo umubare nangahe kuko nabonaga arangura agashira ejo nkongera nkabona aranguye yaranguye mu minsi itarenze nk'itatu iminsi itarenze itatu ndetse ngenda itekereza ariko nawe umuhamagaye yakwihera amakuru hanyuma ikindi twifuza kumenya atelier doctire yakozwe atelier doctire yo mubona uriya mukobwa ese n'umukobwa n'umudamu wayikozemo ufite imashini no mukobwa uriya wa mukobwa w'imashini ya no mukobwa n'umudamu mwarasenganaga nawe twari kumwe muri group hanyuma Dani uri umuntu w'umugabo umuntu turibaza kuko twebwe duhagara mu mpande zombi ndamutse nguhaye amafaranga hakubwira ngo Dani nkakubaza ubuzima ubayeho ukambwira ati giye unyohereje ati mbonye nkakubaza ntese Dani ukora iki uti nta kazi ngira nkakubaza ntese ni iki kintu cy'umushinga wakora ubona cyakugira akamaro ukaba wambwira uti giye ncuruje ka alimentation ka butike ndanguye nacuruza imyenda nagira ibi nibi hanyuma nkakohereza amafaranga byaba bivuga yuko ugiye kuba umukozi wanjye cyangwa nabankuremeye so ndongera ngo rusubiriyemo gatoya narikiye ku bantu sinakumva neza umwe mwibariza kuye bamuhaye jewe nk'ubu urugero Agripine aramutse aguhaye amafaranga akohereje amafaranga ari muri Canada yego ntako akakubaza ngo mbese urumva wakora iki ukamubwira icyo wakora yego hanyuma ukagikora cya kintu bamubwiye wakora ukagikora akakubaza tese business iragenda utiragenda ukajya ufotora video ufotora amafoto cyangwa ugafata video ukamwohereza umwereka ko watangiye igikorwa byaba bivuze yuko uri umukozi we cyangwa mufatanyije business icyo byaterwa n'ubwumvikane bwanjye nawe hari ukuntu yamaye amafaranga wenda ari ukumukorera nkitwa umukozi we cyangwa twitwa business bikitwa business dufata akanyingije nibyo byatuma nyine mbasha kumuha ayo makuru ariko hari ukumpa amafaranga mbwa ati ndaguhaye genda wirwaneho hari no kumpa amafaranga avuga ati dufatanyije umushinga uzajya ukora umbwira ukuntu business igenda nanjye menye inyungu nkuraho menye niyo nawe ukuraho yego yaba yarakubwiye yuko afite urwandiko yagiranye amasezerano na Garase Ingabire Emerita yo kugira ngo bakorane business azajya mwungukira amafaranga mu kwezi cyangwa se avuga ati ku mwaka uzajya uyaverisa kuri konti nimero iri muri banki niyi ndatekereza nk'ibiganiro babashije kugira nabo ubwe cyangwa amakuru babashije guhanahana cyangwa n'amarikode ntekereza ko yaba afite ibimenyetso bihamye uriya mugore wo muri ya Canada ko yaba afite ibimenyetso bihamye yaba yarakubwiye yuko afitanye inyandiko na Garase y'ubufatanye bwa business bw'ubucuruzi urumva njyewe si ukuvuga ngo inyandiko ariko njyewe mpamya ntashidikanya kuko afite ibimenyetso bihamye bimwe yarabitanze ndizera mubifite ndizera nawe mumuvugishije abavuga ko afite ibindi yego njyewe naramubwiye ndamubwira nti ndifuza kubona
umukobwa wari ufite mashini iyo Garase yiyitira akavuga ngo yaguze mashini ndifuza kubona badana abo ngabo kandi kugira ngo ngewe sinafata amafaranga yanjye ngo nkwe sanse nze kubareba mbazengurukemo nge za Bumbogo arangije aransubiza ngo muzansanga aho nkorera ibiganiro na ba Ezekeri kandi twebwe dukora inkuru icukumbuye ubwo ntiyarashatse guhunga ibimenyetso twifuzaga kubona ntabwo yarashatse kubihunga kuko we arashobora kuba yatekereza nk'umuntu se ibi bintu ndakomeza mbishyiramo amafaranga kandi ntekereza ko gukora inkuru Bobo hajya nawe wagusabye icyo kujya Bumbogo ari uwakoze inkuru jewe ntayo nigeze mwaka yagiramo inyungu simbizi nta nubwo nayo mwaka we rero kuba yaravuze ngo yampaye ruswa aravuze ngo aguhaye inkuru wenda yaguhindukira yego hanyuma ku yandi makuru uzakenera kumbaza nkanjye guhaye inkuru ni ikigero ubwo ndi kwishyira mu rugero rwe aravuze ngo aguhaye inkuru irwaneho yego bivuze ngo ikindi wamubaza kigendanye n'ibyo wamubaza ubusobanuro bw'ibimenyetso amuvuze ngo nuvuga ngo jewe n'urugero ndamutse mubwiye nti kugira ngo mve hano njyaha naha binsaba essence yo kujyayo ubundi naranamubwiye nte ubundi hari uburyo hari inkuru dukora tugahaguruka tukajya gufasha tukajya mu buvugizi bw'abantu ariko uwo nguwo we urumva niba yarakeneye ko tugera ku bizibiti naramubwiye ngo mpibimenyetso umwe n'abantu bari bubashe kunyereka ibimenyetso bigaragara bifatika mu gihe nahagurutse imodoka yanjye nkajyayo ninywereye sasi arangije aransubiza ngo Dani bazagusanga aho ukorera na ba Ezekeri ese ubwo yaramaye ibizibiti koko Dani hanyuma icyo kintu nyine ubwo urumva biranashoboka ko birashoboka cyane icyo kintu birashoboka cyane ko yakikubwiye wenda ahita avuga ngo ayo mafaranga yashase aka kanya y'isaha birashoboka ko nawe ni umuntu ntabwo ndi kumuvugira ariko wenda ni ku rwanjye ruhande nk'ubu ushobora kununguza amafaranga sinyabone yego kandi abantu basanzwe bambara amafaranga we rero yaravuze ati mu buryo bwo kuba wenda adahise abona ayo mafaranga uwo mwanya abo bantu wenda bagufasha nawe mu buryo bwo kugira ngo isasu itaba nyinshi bakaba bagusanga ahantu uri none se ahantu undi ntabwo hari inzu yaratoriye ya Garase ahantu undi ntabwo hari depo ya Garase aho y'amakara aho yari iri ahantu undi ntabwo uwo mukobwa wari ufite mashini ubu ngo ari za Bumbogo inyuma za Bumbogo niyari ntabwo ari hano mu Bugesera ubwo urumva ahantu undi koko mwe mwari kuza kumarira iki mutanyereka ibimenyetso bigaragara aho Garase yacuruje amakara aho Garase yakodesheje inzu aho Garase yagize urumva ibyo bintu byaba ari ibimenyetso koko Dani icyo mpamya cyo nashidikanya wowe nakureba bikabisura wakora ikiganiro nibyo ndabyumva ariko noneho hari icyo twita ngo twageze ku nkuru nyayo ku izibiti ibimenyetso bifatika icyo mpamya cyo nashidikanya uri umuntu mukuru nawe ni umuntu mukuru kandi ibintu umbwiye biranumvikana burya kugera kuri pere biba ari byiza ubona ibimenyetso wenda utabona abantu bakwizaniye yego kandi nanone wibuke ku rundi ruhande iyo wakoreye ikintu umuntu neza akishima ntabwo twebwe dukora kugira ngo umuntu yishime cyangwa agire gutya twe dukora kugira ngo sosiyete tuyigishe umuntu ikintu neza akishima nawe agira akagushimira twe ntabwo ariwe dukorera hanyuma Dani umumpe mwibariza ikibazo cyiwe reka nguhe uwitwa Bobo hanyuma agira ibyo akwibariza komera Dani yego nta kibazo ni Bobo ariko rero banza yego umva akabazo gatoya ntabwo mwanyemerera mukampa nk'iminota nk'itandatu ko jye narindi ku kagare nkabanza nkava mu muhanda oya buhagaze aho ntabwo tusigaje ikibazo kimwe natwe turaba twasoje turi gusoza ntacyo bitwaye ni Bobo ndatekereza twaravuganye ko ndibuzeho kureba sinaba nkije nanjye nshaka ibimenyetso bifatika ijambo rya mbere uri kwa Garase ari nijoro ukavugana na Gripine amafaranga bakwemereye iryo joro wavuze ko mufite abana bangahe wowe n'umudamu wawe navuze ko dufite abana bangahe yego mwabwiye Gripine ko mufite abana bangahe ko ufite abana 10 aha nibo se ko ufite ndi kukubwira Garase ubwe yabwiye Gripine ko
afite abantu 10 yego aramubwira ati ndi kumwe n'umwana mumwe mu bafasha kandi bafite ikibazo kandi jamubwira ati mu bo wafasha wakamuhereyeho afite abantu 10 ariko nawe wari uhari nari mpari arangije asa nk'ukuraho telefone tutarebana sinabona ukuntu mbikubwira ariko hari ukuntu umuntu wajya gufata telefone umuntu ugasa nk'umwongoreye ukuntu arangije avuga ati uvuge ko ufite abantu 10 ariko abivuga nyine mu buryo nakwereka tubaye turi kumwe twegeranye gute mu yandi magambo yo wabivuze kugira ngo wubahe amavuta ya garasi aha noneho rero uwo mumama ndamubwira ati ufite abantu 10 nk'uko nyine abivuze umumama aranishima cyane none ko ari n'ibintu bitunguranye Dani nyuma yaho wenda hari amafaranga byavuzwe ko wohererejwe agera 150 muri ayo mafaranga agera 150 wahawe angahe nta mafaranga nigeze mpabwa namwe Dani ndakumva cyane nta 50 wahawe cash ndakubekera iki se nta mafaranga nigeze mbona ahubwo jewe nanakubibarize utaranashika namenye ko mwari kumwe mu kiganiro ejo bundi nta kiganiro ndakorana na garasi noneho arampamagara we amaze kumpamagara afata record avuga amagambo ageze kuri 6 adatuma musubiza akajya avuga ati ko naguye amafaranga 50 ngo mwagenda nkabishyurira inzu mbese ntiyatuma babasha kwisobanura nkajya ntega amatwi ahagiye gusoreza ngiye nanjye kugira ngo nge namusubiza ibyo byose avuze arakupa ndangije muhamagaye yanga kumfata mu by'ukuri sinzi umunyamakuru bari kumwe ariko nimba yari kumwe n'umunyamakuru uwo ari we wese ndamugaye yaba ari wowe n'uwo bari kumwe ndamugaye yewe garase sindakorana nawe ndacyakubwira impamvu uwo munyamakuru atateze amatwi ngo yumve ibyanjye ku ruhande rwanjye akumva ibya garase ni ukubera iki ese kuki atahise amusubiza jewe record mise muhereza kuri telefone yego hanyuma Dani n'abantu babiri urabona ari iyihe mpamvu garase yaba yarahishe ko makara cyangwa se yahawe inkunga yo kugira ngo acuruze akorane business na Agripine akarya hanyuma akaba yahuguza Agripine icyo ni kimwe Hello yego urabona urabona ari iyihe mpamvu garase yaba yarahisha Agripine umusaruro wavuye muri business yari yamubwiye ko agiye gukora ni iyihe mpamvu urumva Agripine we yarazi ko agiye gukorana umushinga n'umuntu kandi wabateza imbere bose bakawusangira Agripine ari kusangira umushinga na garase none se nkwibariza ikibazo cy'amatsiko umuntu uba muri Canada agura intebe z'ibihumbi 100 intebe 55 z'ibihumbi 5 intebe 80 agura intebe 80 za plastique umuntu uba muri Canada agafatanya umushinga n'umubizi akabafatanya business n'umuntu uri mu Rwanda ku ntebe 80 ese muri Kigali zimuzi intebe za decoration zihaba impamvu nyine ni iyo ngiyo y'ubugegera cyangwa ubugome bwa garase none se kuki ayo bamuhaye wenda atayamaye oya ntabwo ntutukane gutukana si byiza buriya kandi wibuke ko mwanasenganye wibuke ko mwanasenganye ntacyo hanyuma yibuka cyane kandi jewe nigeze namwita umubyeyi yego nawe nyita umuhungu yego rero ntabwo nje kumutuka yego sibyo azanyumve neza ariko jewe narababaye ku rwego utakumva mfite ibimenyetso byinshi kumva avuga abwira abantu ngo anyishyurire inzu ngo akwishyurire inzu nta munsi n'umwe garasi yakwishyuriye inzu nta n'inshuro n'imwe yigeze anyishyurira inzu umva ikintu gitangaje kurusha ibindi we yavugaga ko anyishyurira inzu akayishyura n'uwase uwase unyumve neza uwasaba mu mazu y'iwabo bamusizemo yego ayo mazu y'iwabo nanjye mfite umuryango nkodeshamo yego bivuze ngo ninjye wishyura uwase ntabwo yishyura kubera ari mu mazu y'iwabo noneho garase we gaca ku ruhande kagenda dusabisha akavuga ko jyewe na wase turimo banafasha yego
icyo kintu ndacyumva numva ni igikomere ndakika ndakihanganira natekereza ko ari n'igihe baba benda kusohora bitewe nawe abizi ubwe bitewe no kwirirwa wenda mvuga ngo namwirukasi inyuma nageze gute bakenda kuba basohora nyuma najya kumva nkumva arimo ababwira abantu ngo anyishyurire inzu yego icyo kintu numva ni igikomere kiranambabaza cyane ariko ndakika ndacyihorera hanyuma arangije ikindi afata umwana wanjye amushyira kuri kamera ngo amwishyure amashuri ntacyo reka tuzafata umwanya tuze tukwirebere neza amaso mu yandi nibwo buryo bwiza hanyuma Agrippine yaba yarakweretse byibuza ikimenyetso cy'uko yarafatanyije ubucuruzi na Grace cyangwa ni ku munwa gusa oya ibimenyetso birahari kandi ngira ngo sinzi niba yarabiguhaye ibyo dufite ni ibigaragaza ko yoherezaga amafaranga Grace ntabwo nayita intuze ni amafaranga yamwoherezaga ariko kandi ntabwo dufite ibimenyetso bigaragaza ko hari business bari bafatanyije aha rero niho navuga ngo ibyo ari byo byose Agrippine mukimara kumenyana yaba yarakwishyuriye inzu byibuze yari yarahaye Grace amafaranga agakwishyurire ntayishyure ibyo byo ni ubuzima bwanjye nawe aho kuko jewe nababwiye ibyo Grace yamemukiyeho nyuma yo kumuha amafaranga ntayampe hanyuma n'ibyo ushaka gukora ikiganiro n'ushaka ko dukora ikiganiro ibyo bindi ni ibintu bizasohoka by'ubuzima bwanjye sawa kuko ikintu nushorejeho naravuze ati ngewe kuba mmenyaniye n'uriya mubyeyi ni umugisha siko navuze ni umugisha yego ubwo rero ibyo bindi ndumva bizasohoka sawa reka tugushimire nanjye ndabashimiye murakoze nawe urakoze kandi sawa nabyumvise Pasi icyo mvuga urumva niyo mpamvu nahereye mvuga kugeza uyu mwanya kuba Grace tutaricara ngo twihere ikiganiro wasanga afite proof wenda y'uburyo yavugaga ngo arimo arafashwamo kugeza uyu mwanya abantu mudukurikiye njye ku ruhande rwanye nka Bobo yaba ari Agrippine ndi muriho 50% yaba ari na Grace muriho 50% ariko ikizakorwa ni iki nimba Agrippine araduhaye biriya bizibitene bango na ama message ni ntago bihagije Grace dutegereje kumva nawe ikimuvamo n'ukuri kwe Grace ubwo arivugiye ati ntabwo yabimpaye ari business yo gukorana yabimpaye nk'umuntu ushaka gushyigikira umurimo w'Imana kubera ko yaramaze kubona umurimo w'Imana utugoramo ko nta bushobozi ntabwo ari business kuba business yarahombye ntabwo byahinduka ikibazo buriya Pasi ukuri kuba mu maso ukuri kuba mu maso umunwa ntago ugira ukuri burya yego icyo bita uburyarya ni igihe ururimi rwabeshyeye umutima shobora kuvuga ikintu kandi kitandika umutima ariko burya umutima nturya ruswa ariko nanone iyo urebana n'umuntu hari icyo ubu ngubu ari cyo natinyuka kukubwira ukabona ko nguhaye ukuri ariko kuri telefone nkaba naguye ibyo niboneye niyo mpamvu bantu mudukurikiye muri iki kiganiro ngewe Bobo nahawe izi message n'aya maresi sinasohora inkuru kubera iki nta kimenyetso gifatika nabonye bimfata umwanya wo kugira ngo mbanze nshaka ukuri impande zose rero icyo navugaho ku giti cyanjye yuko twashaka uburyo tuvugisha Grace uri mu Rwanda turi hafi tukamenya nawe ukuri ko ya maresi ko y'amafaranga yagiye ahabwa yewe pe mu maresi mfite ndagerageza nshaka uburyo nicara hamwe mbara amafaranga yose hamwe tuza dufite ngo total y'amafaranga yahawe naya mu bijyanye na Toriye ni 1,142,000 je nsoza kugira ngo ntagaruka kadusaba abantu musa nkaho mudufasha yego mwashatse kwenda ibi bintu tubizana muri social media bamwe na bamwe turabanana ko dushiduka ari wayisohoye ari we Claude twicaranye ngiye ntago njya nsohora inkuru ntafite ibimenyetso ku buryo n'uwambaza wese ngo ibintu bifite ibimenyetso icya kabiri twebwe nkatwe ntago ari twe dukora ubuvugizi bw'ababambuye yego icya gatatu meshinga shwa neza ko umuntu ugiye guha nimba ari business koko mugirana inyandiko rero aho kugira ngo mudufashe ejo mwongere mutugarukane ngo
twari tugiye gushinga business barahari beza turabananira cyane beza cyane ntabwo ari beza cyane. byiza ubundi muri uyu kuko reka iyi utaravuga Yego. ari uyu Dani hari amakuru ye dufite ejo bundi bivuga ko yakoze agisida yego aho yakoreye agisida hari amakuru yaho arimo aragenda aza urumva urayazi neza se nta kananyo arimo aragenda aza wari uhari se kandi nkubwanga arimo aragenda aza upfa kutazatangaza ibihuha nanjye nyine aribyo nkubwira nakabitangaje iyo bitagize icyaha ntabwo bigize icyaha nese ngenda havuze okay gukora agisida nta utakora agisida yakoze agisida ari he byagenze gute nyuma yaho yavuze iki yabwiye iki uyu mudamu wa Canada okay ibyo ni ibyawe na Dani ariko kurwangira uruhande na pasa kakanya twebwe turavuga tuti ntabwo bikwiriye ko nuha umuntu ikintu usubira inyuma ngo umwandagaze ntabwo bikwiriye ko nuha umuntu ikintu ntabwo mamuguze kuko icyambere kandi Bibiliya iravuga ngo ugurije umukene uhaye umukene abagurije iki Imana uhaye umukene abagurije Imana niba Garasi yarari mu buzima butari bwiza muri icyo gihe ntabwo byari bivuze ko Agripine asubira inyuma ngo amwandagaze ntabwo bikwiriye sinabyiza nubwo natwe tubivuga tukabivuga tuba tugira ngo dushyireho umucyo kuko urumva niba bifitwe n'abantu benshi yagiye abihereza uyu yagiye abihereza uyu urabona Pasi yarabimuhaye Bobo yarabiguhaye Claude yarabimuhaye Dani yarabimuhaye undi yarabimuhaye undi yarabimuhaye Jesus Christ murakoze cyane bivuze iki rero biravuze ngo akaboko k'iburyo nigatanga akibumoso nikakabimenya yes nababwiye umuntu wamaye miliyoni zirenga zingahe miliyoni ntabwo ari biliyoni ni miliyoni ubwo nsobanuye umutungo nanjye w'icyo gihe ariko se kutakina hari uwo mutungo hanyuma umuntu ampa miliyoni zingahe arambwira ngo reba icyo wakora muri iyi covid uwo muntu rero ndamushimira kugeza uyu munsi wa none ashobora kumbwira kankubita kanconcomera hari ibyo tutumvikanyeho no muri ibi bya social media ntaba bishaka mwabyumvise neza ntaba bishaka Pasi wowe urabizi wowe Pasi urabizi iyo yamburaga rimwe na rimwe yaranakunyuragaho akaguhamagara akavuga ngo ko namubuze ari hehe telefone itariho ni amahoro urabizi neza sinabura kumushimira ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndamushimiye mbikuye ku mutima kandi rero yajyaga ndabere yabaga yakubuze nibwo natomboraga yabaga yakubuze kugushakisha nyine yaramaye inite y'idolari ijana none ukubwira umuntu ngo nge zagasanze ngo ujye gasanze gushaka amakuru n'ibirenge byahiye izo nyungu se ufitemo bo yewe burimo buranyerana aha rero turimo turasoza yego dusimbutse ndakwina ingingo akira batakumvira kure umushuti wa Pastor Claude nagira mbabwire yuko agiye gukora ubukwe ngo mu kwezi kwa vuba Pastor Steven umushuti wa Pastor Claude rero niza kuri ikiganiro yakoze ubukwe na wa murundi kazi ngira ngo hari screenshot nakweretse haciye iminsi twabonye yanditse kuri state ngo utazo murunda mu nzu nikanga ubu mugore wa Steven ntabwo uzi ko na Steven nabyanditse kuri statise yasina ngo ari guzika ibyo yashyize ifoto y'umudamu umurundi amurunda mu nzu aho nawe kandi akimara no kubya neza screenshot narifite bana muri telefone Steven ntabwo kuko state ntabwo yatinzeho cyane abarundi ni beza abarundi n'abantu beza abarundi n'abanyarwanda turi bamwe turabavana kandi nawe yari yagiye nibwira ko yagiye kurambagizayo abakunze yagiye kurambagiza umurundi kazi amuyoboye ko ari umurundi kazi kandi kari mwiza yari yashatse umugore mwiza usa neza ufite uburanga ufite n'imitungo ngo ibujumbura nabyumvise ahubwo se Steven we yari afite iki we oya icyo yari afite nawe yari afite green card ya Amerika nibyo yari afite green card ya Amerika ariko kandi amakuru afiteho ni yanyu bon Steven rero nyuma byaje kumvikana ko uzi ko Pastor Mutesi yabigiyemo Evangeliste Boniface nawe yabyinjiramo bagerageza kungurira muryango Boniface ngo baratezajya ni Bujumbura Boniface urumva yabaye pare we yabaye pare Boniface yabaye pare sijya nka Boniface yabaye pare Papa Beni na Kabeni kari gahara umukobwa mwiza cyane ni wagenda guterura uriya muhungu we uriya mwana w'umuhungu yitwa Ian yitwa Kagame Ian Hakizimana Ian Hakizimana hajya ngo Ian Kagame Ian Hakizimana ubu rero uziko hamaze iminsi yavuga ko
ibyo byararangiye na sinzi bya divorce zabyo aho zigeze ariko ubwo ziri kuroringa ariko umuntu witwa Pastor Steven na mama Asia ubukwe bwabo urukundo rwabo rwatangiye kuvugisha abantu kandi hakiri kare ibintu biri mu nzira. Iyi nkuru wayakiriye gute ko nzi ko atari cyo matwi yawe? Muse ngewe rero nakoze ikiganiro mbwira umuvugizi wa RIB ko nihaniye kuvuga kuri Mutesi. Oya no ni Mutesi. Nyine urumva oya no ubukwe kugira ngo mumenye kugira ngo Steven angamenyane na mama Asia. Hari wabaye umuyobozi. Kubera ko urumva Steven ni inshuti yakadasohoka ya Pastor Mutesi. Ndabizi. Turi no muri Cameroon icyo genda byibuka. Turi Cameroon icyo genda byibuka habayeho twije twihuta yakanze akanyenyeri Steven na madamu we wo mu Burundi nyine twahuriye ku kibuga cy'indege baje gusangana na Pastor Mutesi nawe waje kumufata tuvuye Cameroon ndabyibuka neza so rero navuga ngo wewe waje gufatwa ntande yewe n'umutagisimene je nabisiga ntisanga je nafashe taxi voiture ingeza mu rugo iwanje gasanze yego hanyuma nuko uru rukundo rwe na Pastor Asia mama Asia nari ntuye Kimironko icyo gihe ntuye Kimironko we na Asia uru rukundo rwabo bamwe bari kuvuga ati ibi bintu ntibishoboka bamwe bakavuga ati ibintu nk'ibi kandi bimwe bikagenda bigaragara yuko urukundo rwabo rutajegashezwa n'amagambo y'abantu. Pasi singucumuze no kuncumuza ntuncumuze uriya mudamu mama Pasiteri yego ni umugore wabonye keya y'urushako rw'umugabo wewe wo mu buto bwiwe mu bukumi bwe yabonye keya ya nyakwigendera niyo nshuti Theogene Pasitoro mani mutuze heza imuhiro ko ridashira yaramutuje nibwira yuko rero niba mama Pasiteri atakiri umwadeperi byashoboka kandi ubwo niba ibyo mvuga ngira ngo mwabyumvise icyambere ibyo ndibushingireho ADPR mama Pasiteri agomba gufata inshingano z'umugabo akumva ko yari mama Pasiteri Theogene niyo nshuti nk'umuntu wemeraga imyemerere y'itoro rya ADPR akemera umugabo we nk'umupasitoro nk'umukozi w'Imana Imana yakoresheje ibimenyetso n'ibitangaza mu byo mu cyangwa se buretse banze wumvise ntabwo jewe doctrine za ADPR ntabwo zembera ko umwadeperi ashaka umudivorce pasere buri mwe avuga utaraguka wowe urazana inkuru kigendera nicyo kibazo cyawe so bivuze ikirere wabyumvise bobo muri ADPR ntabwo bemera divorce ndabizi cyane mama Pasiteri ni umupfakazi ntabwo yabura umugisha w'Imana Imana ntiyabura kumwomora umutima ngo imuhe izamuha umugabo umukunda kandi umukundira abana ariko aha dushobora kubarasinga tukareba ngo mbese ni iyihe mpamvu imwe cyangwa se iyindi yatuma ashaka umugabo w'umudivorce kuko icyo shingira ko ADPR batajya bashaka badashingira abadivorce yego kuba ADPR badashingira abadivorce ibyo nibyo shingira ko mama Pasiteri atashakana na Steven Hakizimana ibyo nibyo giye nshingiraho ariko ibyo Steven yari inshuti yawe agiye kumwanzi wawe ibyo biramutse bitabayeho oya ni ubujyanama nanjye nanatanze yego hari ibintu bibiri mama Pasiteri arava muri ADPR aragandukira umugabo inkuru zirahita umuriro ahita waka muri ADPR inkuru irahita yaka noneho muri social media igiye ko bundi bushyashya yakubaho umuvugizi wa RIB ibyo biramutse bibaye ubaye umwiseguyeho mbaye mwiseguyeho ntabwo wabutaha ubuki ubukwe bwabo ubutaha se nanjye nari umudivorce ntabutaha ntabutaha bura Steven yaba ari umugore wa kandi aratwerera Steven bura nanjye yantwereye 30 ibihumbi 30 byarabimpaye yaraguhaye word limit ibihumbi 30 oya Steven agira ubuntu biterwa ariko biterwa ngo n'umuntu wari ariko
jewe rero Steven ni umuntu mwiza nge for one time njyewe yambere umwana mwiza ntabwo nkubeshye reka Steven si ukuvuga ngo wenda kuba umwana mwiza si uko ari igiceri cye cy'atanu nzi ntacyo nzi sinzi amafaranga yewe urabizi inkundura zabaye yafungwaga n'ibiki byose ngasinya n'amasezerano yo mwavu kumufunguza umuburanira kugira ngo azafungurwe urabyibuka neza cyane gutya ku Isimbi TV nsinya amasezerano mu cyimbo cya nyir'ubwite wabaga mu mahanga wamwishingiye rwose ngiye gukora ubukwe yampaye 120,000 nawe 10,10 20,30 nawe wongere ibindi vene umutwerere senkana yarenza ijaniro ryanditse byanashoboka byose kidashoboka n'igikisi ku rwange ruhande yego navuga ngo urugo rwiza ariko kandi subi inyuma ADP ntishingira abadivorce ubwo n'irindi torero kwa baposo se ni hari kwa baposo abaposo batandukanye hano mu Rwanda se bafite insengero hatarimo minyoni ari jewe je namusezeranye ikibazo afite ni iki witwa pastor shacyo koze mbabwijije ukuri ndanumye nzaba nakiri muri runo Rwanda naragiye kundi mugabane ntibampaye inkwano ejo bundi se inkwano barayiguhaye ngiye ko ntabwo nzakwa hano mu Rwanda ahubwo si ikibazo baguhaye inkwano kozi ko hari umukobwa ushaka kugukwa kiganiro kirarangira menye nta muhungu ukobwa have subya hasi hari umukobwa ushaka kumukwa icyo nzafata cya kiganiro ubwacyo kiganiro hanyuma rero ashaka kunywa hari umuntu bakwa abakobwa ariko hari umuntu utwara irakomeje kumpamagara mwitabire muri iki kiganiro base na madamu wawe rwose yashyushye bari mu kiganiro bari kubyamurangira ubu yashyushye ubu yiteretse ubu ari bwarasoma iduwa ubu yitegure makuru menshi kukwega murangira yakuvuzeho Mukantagara umukobwa w'iwacu gutya dukubura umuharuro umwe nguwo iwacu Mukantagara Immaculée alias Raila Wizisho Wizisho ntabiriho ari iki Wizisho ni ikigo cyane ntago ari Raila Wizisho ni company limited ndi mu kiganiro n'Impanuro TV ni Ikaze TV Rwanda Bemewe nawe uremewe uyu munsi uremewe mu matiku nagushimiye umuvugizi yafashe Pastor Claude na Pastor Mutesa dushyira mu gatebo kamwe aravuga ati rero noneho mwabavandimwe mwe amazina mwitwe mugeze mu rugo abana babaje ngo ku kazi byagenze bite mubabwira ko mwiriwe mu matiku umuvugizi wari bari mukuru oya jewe namushimiye n'ukuri kw'Imana ntabwo ndifata ku mavuta wumvise wabonye ko nasubije ikiganiro cyo gushima ko nakiriye ubujyanama wanakoze kumvira numviye hanyuma nawe rero urumva Raila ndakumva guhera uyu munsi intambara zarangiye hagati ya Pastor Mutesi na Claude Raila uruhande rwo kwa Pastor Mutesi musubiza inkota mu rwubati y'ururimi bigize tuvuga nabi bikaza cyane mwari nkwerera amafaranga ntarigeze jyahabwa hanyuma nawe tugushimire kuba warebye ikiganiro ukacyakira neza uremewe hanyuma karame umwanya ngo mu kiganiro na Pasi Impanuro TV karame Allo yes waruvuze wowe na Pastor Mutesi babashyize mu gatebo kamwe nyine turaba bavuze bati Pastor Claude Pastor Mutesi ibintu babamo ni urashaka kumubaza iki Raila ni Bobo ite Bobo salama imeze ute genda shaka kwibariza nk'umusesenguzi ntabwo ndi umusesenguzi ndi umu-influencer aba-influencer umusesenguzi reka nkwibarize gake nk'ukuntu bibona umu-influencer ko twajyaga tujya kuri kamera tuvuga ko imitima yacu yashengutse turira ngo abantu baratuvuga
Dr Murangira dukunda cyane agaterura agashyira hamwe akazana titire y'abapasiteri bose ati babiri bazanye babiri ati iyo mutashye musobanurira abana iki Korode akaba yamajije gutya agigeze gutya akemera icyaha akamanika amaboko akanarira agatakamba Mutesi noneho Mutesi dutegereze iki twitega iki icyaha aracyemera nayo aremera icyaha cyangwa ari taribi nyabinyoma kwitiranya nimwe muratwara ibintu uko bitari kugira BCR nabwo yigize avuga ko Mutesi yigize avuga amatika ahantu na hamwe yigize anagaragaza yuko Korode yavuze amatika ahantu hamwe na hamwe we gusa yuko arambiwe amatiku ya Pastor Mutesi na Korode aho reka ngufashe Raila ibyo twavuze ariwe wacanye umuriro kuri Pastor Mutesi nta hantu yigize avuga rero ntabwo ama impamvu umuvugizi wa RIB yabitwaye muri uriya murongo yategereje ko hari umuntu wabangamiwe ujya kurega ko numva ugiye guhagara mu rwucyo cyafata ku mavuta yategereje yuko hari umuntu wabangamiwe mu bikorwa byari bimeze nk'isebanya kuri YouTube iraheba irarindira iraheba ibona ko yenda bishoboka ko mwembi ari amatiku muziranyeho niyo mpamvu murongo amatiku navuyemo hanyuma amatiku navuyemo ratasoze yego ratasoza Raila ikintu mpfa na Korode ntajya atuma umuntu avuga urimo urazana amatiku nayavuyemo niyo mpamvu ratakomeza ngo mwiza n'urwego mu matiku yanyu urwego ruri kuri ibyo bavuze ni ukuri kuzuye ni 100%. aheba niyo mpamvu babajyanye mu murongo umwe ngo bihagarare buriya ahubwo we Korode rimwe wumve kabiri buriya niwe bavugaga ntabwo bizi amashyi kwa Raila uremewe amashyigo wumve kabiri kubera ko niko Raila uremewe ntacyo ubwo nitwaye amazina yose ntacyo nitwaye amazina yose Pastor Mutesi Korode ubwo nitwa Pastor Mutesi Korode Jihad Kamarade ntuze mukada urwego turajya kunywera fanta y'ubwiyunge fanta y'ubwiyunge mushiki wanjye aracyari muri Kenya ntabwo arava kwivuza ariko burya dushobora guturika champagne online agashya umva kudakomeza ubuzima uzi se Raila urumva Raila umuvugizi yararebye ariko korona ntararenga hano nifite ku murongo ihangane tugende tujye gusaba imbabazi uramubyeyi tuzagire gute tujye gusaba imbabazi ariko urumva nta soni ufite Raila ayo magambo uvuze urumva ahwanye n'ayo umuvugizi yavuze ariko Raila akwiriye kujyayo ujyayo ninde none none se ubanza wumve urareba ugasanga Korode ndi umusore nta rugo ngira ku buryo Mutesi yazi iwanjye wagiye iwe je mfite urugo mfite umugore mfite nawe azaze kwa musaza we amatiku muri wo aya kuva uyu munsi yewe ntandukanye n'amatiku ntandukanye n'izina Mutesi ntandukanye n'ibyo bintu byose bibaza myamazwa n'imigeri nka moto ariko umva umuvugizi yararebye dogiteri yararebye asanga abapotere baracecetse asanga ababishop baracecetse ntacyo babikozeho tuvugishe kuri sibyo umusaza wanjye sinakubamba ariko wari ukabize pe aho mva nkubwire kandi winsubiza muri ayo matiku yawe na Mutesi singashaka baye Pastor ikigaragara cyo rero bose uyu si umwe influencer tumenyereye Raila ubwazanya akari tugiye gusorezaho Pastor Just twakoranye ikiganiro yego tuvuga kuri Raila na Karara Pastor Just ati cyama Karara kamvugaho muri kiragiye cyasaba yego tugeze kuri Raila ati Imana imfashe imucisha ku ruhande Raila ntamvugeho numwe influencer abantu benshi bubaha Raila kuko ntaga ajya atinya icyo nyine yavuze ngo agiye kuvuga nyine banza wumve uruma ko namwe influencer kuzi hiti Raila
Rayira buriya yanze gutsindwa kandi yabaye muri ya kipe yasanze ikipe mu yandi magambo Claude na Mutesi ni kimwe kuri kimwe twabaye kimwe kuri kimwe Rayira barashaka kugira ngo bankubite bibiri bo babe kimwe kandi ntibivamo byarangiye murakoze cyane turabashimiye mwebwe mwamudukurikiye ntago twe twatangira ikiganiro ko birangiye tugisoje ariko none wagitangije yaje akina umuyobozi ahabwe ihangana ndi gukurikirana igikiriyo cya Chelsea hari umuntu arashingurwa ku itariki 9 se ejo gushingura kuwa gatandatu uyu munsi uyu munsi niko byabaye nibyo umuhango wari muraba nyine ndi kukurikirana hari ibintu nandi gutunganya muri systeme ya live streaming so rero reka dushimire abantu badukurikiye waba afite ikibazo kuri kino kiganiro twakoze yahamagara Pastor Claude yahamagara Bobo yahamagara Pasi yego Imana ibaho umugisha turabakunda cyane kandi Pastor Claude Imana iguha umugisha murakoze cyane mu rugendo rushya watangiye yaragishatse kunsubiza mu matiku kandi sinyashaka ntawe yashaka amatiri bya Mutesi na Claude simbishaka ariko ibindi byo ndashaka ko ndi kubategurira ikiganiro cya content ribu ishaka cyiza cyubaka umuryango nyarwanda cyubaka society yego nyine ku buryo nzajya iyo content ndashaka kuza Pastor ko twari tuyikorana nkagura urugero rwiza rwa content ribu urimo udashaka kujyana ikibazo na ribu content